Imana nishimwe. Dusome ijambo ry'Imana mu Migani ibice 4 umurongo wa 23. Imigani ni ibice 4 umurongo wa 23. Yego. Umuyobozi nadusomere. Imigani ibice 4 umurongo wa 23. Ijambo tuhasanga riravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Mana izaho mu Amen. Haleluya. Amen. Imana nishimwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo rinda umutima kuruta ibindi byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Irimo turumvikana cyangwa amarezo arimo gucika? Turabumva rwose. Hanyuma ijambo ryambwiye ngo umutima burya nawo urusha ibintu byose gushukana. Kandi iyo umutima wagushutse hari ibintu byinshi byangirika mu bugingo. Niba ariho iby'ubugingo bikomoka, iyo utawurinze, iyo utabaye maso ukagushuka, iby'ubugingo birangirika. Ariko ijambo riratubwiye ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Iby'ubugingo bikomoka kuri uwo mutima. Haleluya. Amen. Hanyuma rero ntavuze ibintu byinshi. Iyo ugiye gufata urugendo uba wabanje kubitekerezaho. Iyo ugiye gukora ikintu uba wabanje kubitekerezaho. Uranga ibintu byose nubwo umuntu utatekereza ubwonko bukora, ariko n'umutima nawe ugatekereza. Ariko umutima wacu, uyu mutima wacu utekereza ibintu byinshi ari iby'ukuri, ari aho satani akaba yakoreramo satani akakubwira ati ukora akoresheje umutima. Tekereza kuvuga iki ngiki kandi ukakivuga ko ari icy'ukuri, cyangwa se ukakivuga ari icy'ukuri ariko ukoresheje umutima. Ukagambirira ukoresheje umutima. Ukagambirira ukavuga ngo runaka nzamubwira gutya kubera wa mutima. Ukagambirira uvuga ngo nzakora gutya kubera wa mutima. Umutima ukakubwira ngo runaka ntakubona, cyangwa se runaka arakubona, nubwo akubona kuko ari ku manywa arata nijoro niho bizagenda neza. Nubwo nijoro ariho bizagenda neza, ariko no kuri telefoni nta kibazo. Uwo si umutima. Uwo si umutima. Umutima uruta ibintu byose bishukana. Niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo rinda umutima wawe. Mu magambo ujya kuvuga rinda umutima wawe mu byo watekereza. Mu bikorwa ujya gukora rinda umutima wawe mu byo watekereza. Ariko nanone urebe mu byo watekereje, niba nta kintu umutima wawe wamushutse urugero watekereza, aribyo watekereza gukorera Imana nabyo ni byiza. Gukora umurimo mwiza wo gukiranuka nabyo ni byiza. Ariko reba mu by'umutima, mu byo wagambiriye, ko nta kintu na kimwe umutima wagushutse ngo bigenze gutya. Ariko iyo wowe n'umwuka wera w'Imana, umwuka wera akakuyobora. Niba ijambo ryaratubwiye ngo nitujya kuvuga tubanze dukaragura ururimi kabiri, tubanze tumenye icyo tugiye kuvuga, cyangwa se niba twumvise ariko dutinde kuvuga. Ariko hari igihe umuntu akubwira nk'ijambo wajya kuvuga ugahita umutima utekereza bya bintu byose. Iyo ari nk'ijambo ribi ugahura n'ikintu kibi kitari cyiza, ugahita umutima utekereza cya kintu kibi, ugahita wibuka ibintu byinshi. Ariko ibyo ntabwo ari byo byari bikwiriye. Ntabwo ari byo byari bikwiriye ngo duhite dutekereza twihutire kuvuga, ahubwo tekereza. Numara gutekereza nanone ugira undi mutima ukugira inama. Waba Imana umutima ukugira inama. Iki kintu ni ukuri koko. Iki kintu kiratuma nyura mu nzira yo gukiranuka. Iki kintu kiratuma ngaragara neza
neza imbere y'Imana. Imana idufashe kandi itugirire neza, kuko turi muri uru rugendo kandi kurunyuramo ntabwo byoroshye. Inzira iraruhije kandi kunyura muri iyi nzira ijya mu ijuru ntabwo ari umunyenga. Iyi nzira ntabwo ari umunyenga. Iyi nzira kuyinyuramo biragoye, biraruhije, ni ukwisanga. N'umuririmbyi yaravuze ngo uwisanga nzamugororera, ngo ndaza kuvuga umuseke utambitse. Ni uko yabonaga ibintu bigoye, ni uko yabonaga ibyo umutima utubwira ari byinshi, ni uko yabonaga uburyo buturutse ari byinshi, ariko cyane iyo tugize umutimanama, niba umutima ufite, niba ijambo rivuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo bikomoka, ni uko yabonaga hari ibintu byinshi uyu mutima wakugiraho inama, hakabamo ibyiza hakabamo n'ibibi, ariko icyiza twakora kandi tugomba guhitamo ni uko habonekamo muri twakabonekamo umutima utugira inama, umutima utugira inama wo guhitamo, tukabasha guhitamo inama nziza, inama zikwiriye, inama zireba tukaba ese iki kintu niba tugitekereje mu buryo bukwiriye, umwuka nta rubanza ruri bugaragare ku mutima, kuri uyu mutima wacu, ni umutimanama koko umwuka ashyize kuri twe, cyangwa n'uwo Satani atuzaniye. Reka Satani ntagakorera mu bindi bintu byose bitandukanye aretse umutima. Umutima niwo wa mbere nawo aheraho agatuma utekereza, watekereza ugashyira mu bikorwa, wareba ugahita nanone ugaruka ku mutima ugatekereza, bigatuma wigira inama mbi cyangwa nziza bitewe n'umutima ufite. Dusaba Imana rero kugira ngo igihe tugire umutima udushoboza gutandukanya ikibi n'icyiza. Niba Imana yadusaba ngo turinde imitima yacu kuko ibindi byose birindwa cyane, noneho ko turi muri iyi minsi igoye, iminsi turimo iragoye. Hari igihe Satani yatuma utekereza, bigatuma utekereza ku bihe byashize, bigatuma utekereza ku bihe byahise. Kubitekerezaho nabyo ni byiza, ngo wibuke, bituma wibuka icyo Imana nayo yagukoreye, nabyo ni byiza. Ariko niba tubitekerezaho wiheranwa n'ibyo bihe byatambutse. Ni byiza ngo nubitekerezaho rero gutuma Satani akujyana kure ngo avuge ngo dore uko bimeze, ngo dore uko byagenze, ngo dore ngo uheranwa n'amateka mabi. Ahubwo icyiza, tekereza ubwo Imana yakoze biriya, hari ibyo yakoze koko, hari aho yamvanye, hari n'aho ingejeje. Satani ntaguheze muri uwo mutima mubi, usibye n'ibyo ngibyo, ngo bitume n'ibindi ubitekereza nabi, ubwo ngo reka ibi bintu si ngomba gutekereza, ngo bitume nibuka ko hari ibyo Imana igiye gukora imbere, ngo bitume unatekereza ku masezerano y'Imana, uvuge ngo Imana yakoze ibi ngibi, ngo ariko se ngo noneho ko ndimo gutekereza ibi ngibi nkabyibuka, ugatekereza n'iby'amasezerano y'Imana nabyo ukabyibuka, ukumva ko muri ayo masezerano y'Imana hari ibyo Imana yakoze ariko itagombaga gukora. Hari igihe umutima utuma utekereza, ukumva wagira Imana inama kubera umutima mubi ugutera gutekereza kutari kwiza. Ariko niba dutekereje muri ibi bihe turimo, reka dutekereze ko hari ibyo Imana yakoze, hari aho yatuvanye, hari n'aho itugejeje. Wibuke ko mu gihe uriho hari abandi koko hari abandi batambutse muri biriya bihe byose, kuko ari cyo gihe tugezemo cyo kwibuka abacu batambutse, cyo kwibuka ko hari abantu bavuye muri uyu mubiri bitewe n'uko baremye, bitewe n'uko bari. Hari n'abandi bagiye batambuka atari uko nguko bimeze, ari igihe cyabo kigeze nanone, ari uburwayi bubahitanye cyangwa ibindi bibazo cyangwa impanuka. Ariko niba tugeze muri iki gihe cyo kwibuka, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko iki gihe hari igihe Satani agusanga akaguherana akakubwira ngo ibuka ko usigaye uri imfubyi, ubu biba bimeze bite, ibuka ko usigaye uri umupfakazi, ibuka ko usigaye nta bushobozi mu gihe wari ufite umuryango ukomeye, ibuka ko biba bimeze gutya, bigatuma Satani aguherana muri ibyo bitekerezo bimeze gutyo. Ariko ukwiriye kwibuka ko nubwo byagenze gutyo, hari aho Imana yakuvanye, hari n'aho ikugejeje. Mu gihe abandi bibagiranye, uyu munsi
tukaba turiho turabibuka ariko wowe ukaba uriho kandi uyu munsi akaba ntacyo watanze, akaba ari imbaraga z'Imana, akaba ari Imana ikugejeje aho ngaho ugeze. Tumbira rero ibiri imbere by'Imana irimo kugukorera, ntusubize amaso inyuma ngo urebe ibyahise, ahubwo waba ariho utinda, ahubwo tumbire imbere uvuga uti Imana yandwaniriye intambara zateguwe n'iziri imbere izazirwana, kandi nkomeje kwigirira icyizere kuko Imana yandokoye urupfu rukomeye rutambutse rwari rumeze kuriya, izi imibereho yanjye yose kandi uko bizagenda, kandi kuba warasigaye ntabwo byatunguye Imana. Haleluya. Amen. Hanyuma Imana ishimwe kuba uyu murongo nawe tuwuhuriraho tukabasha kuganira ijambo ry'Imana, kandi kuba Imana ibasha kuducira inzira bigasohoka gutya mu rukundo rw'Imana, ibyo nabyo twabishimira Imana. Murabizi ko hari insengero zifunze, murabizi ko na zari zifunguye muri iyi minsi zimwe zipfa kugenda zifungwa, ariko kuba duhura gutya nabyo tukaganira nabyo n'iby'igiciro byo twabishimira Imana. hanyuma kuba Imana itwibutsa kugira imitima yacu gusa ibindi byose birinda, ni uko ibona hari ibintu usibye no gutekereza muri iki gihe cyo kwibuka ngo umutima wawe waheranwe wabigenze gute, reba ko nta n'ibindi bintu umutima wawe wagushyizemo, reba ko nta n'ibindi bintu umutima wawe warorongotaniyemo bikagenda bikaguhenehereza, hanyuma Imana ikaba irakubwira ngo garuka ugarure uwo mutima uwurinde, ufite ubugingo ariho bikomoka, kuko ibyo watekereje n'ibyo wagiyemo byatumye ubugingo buhenereye. Imana nibaho umugisha, reka dusenge Imana. Uri data wa twese mwiza, izina ryawe ribera kandi rakiranuka, ubuntu n'imbabazi kugira ngo bikire icyawe. Ndagushimye ko kubaho kwacu kandi atari impanuka kuba turiho, ndagushimye ko ari wowe uzi imitima yacu, kandi imitima y'abantu bangana gutya mu izina rya Yesu iteraniye kuri uyu murongo, muri iyi gurupe rero biratuzi twebwe twese ari abantu kuri uyu murongo ndetse n'abatawuhurijeho, ariko ku iri jambo ryize twebwe tubona kuri uyu murongo imitima yacu irayizi, uzi uburyo dutekereza, tugambirira, uzi uburyo tubishaka ko dushaka gukiranuka mu murimo wawe, n'ibidutera bikaduterana bigatuma dusubira inyuma, bigatuma dusenya, bigatuma dutezuka, bigatuma tureba ikasura. Niyo mpamvu tubwiye ngo rinde umutima wacu dushaka ibindi byose birindwa, dushoboze kuko tutabyishoboza, twatera intambwe ngo tugere aho tugera tutagushyize, ariko turi kumwe nawe turashobora, kandi utugira inama kuko uri umujyanama mwiza, ukagera aho tuvana ukagera n'aho tugeza. Mu izina rya Yesu abakozi bawe ntubashyigikire, kandi ubane nabo imbaraga zawe zibashyigikire kandi zibagote kandi zibahe kunesha mu izina rya Yesu. kandi twebwe twese ubone ko twisabiye kugira ngo mwami dushobore kurwana intambara nziza yo kunesha, kugira ngo tutagusane ahubwo tuzasarure igihe cyo gusarura kigeze. Mu izina rya Yesu Mana natwe dushyigikire abakozi bawe, ubahe umugisha kandi ubahe imbaraga, ubahe guhitamo neza no gusobanukirwa icyo gukora mu izina rya Yesu. Amen.